umugeni rero namuhetse namuzanye sinzi nimba wanyuha ababyeyi bisebe najya kwakira umugeni umugeni ntabwo indyo yuzuye igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Murabizi? Yego. Ni ibihe? Ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu biba bimeze neza cyane umunsi ku munsi abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Reka mbifurize umunsi mwiza w'umuganura wo kwishimira ibyagezweho. N'umunsi ngarukamwaka kuri uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa munani 2023 ngira ngo mu mujyi wa Kigali mu duce dutandukanye harimo kwizihizwa umunsi w'umuganura abanyarwanda bishimira byinshi bamaze kugeraho. Ndi mu rugendo nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry ngira ngo twerekeje mu murenge wa Nduba ni mu karere ka Gasabo akagari ka Gasura. Ngira ngo na ahantu habaye ibirori bidasanzwe aho ibirori by'umuganura byahuriweho n'ibirori by'ubukwe budasanzwe ngira ngo n'ubukwe bwa Kinyarwanda. N'ibirori byabereye mu kigo cy'amashuri cya New Talent Nursery School giherereye muri ako kagari ka Gasura. Ngira ngo niho ibyo birori by'ubukwe bwa Kinyarwanda ubukwe bwa kera ni ibintu bishimishije cyane kubona baheka umugeni mu ngobyi nk'uburyo babikoraga mu muco wa Kinyarwanda ku gihe cy'abami. Ngira ngo uyu munsi rero bongeye kuvuga ati reka duhuze ubu bukwe bw'abana bacu ndetse tunabuhuze n'ibyo tumaze kugeraho no kwishimira umunsi w'umuganura. Urugendo online TV turahabaye kugira ngo tugukurikiranire ibirori byose uburyo byagenze. Kuko twasezeranye rero uyu munsi naje ntabwo nere kugutenguka. Nibyo rwose. Nabone Gasabo mutoshye nta kibazo rero. Iwacu Gasabo ku ntebe y'abasizaho dusiga bagasigara basiganuza batabizi bakajijirwa turaho turagumye.
umugeni rero namuhetse namuzanye sinzi nimba iwanyu ababyeyi bakuru barihera ngo bandebere yuko ubwo muheruka wanjye ariwe mwansaba mundebere yuko uriya ari wa mugeni wacu nanjye ndabibonye umugeni ni uyu uwo nguwo mumuhe amashyi mumuhe amashyi hagati aho rero utapfunyikira amazi ndashaka ya ntumbi ko gusore ngo unyereke ko nimba ariyo ngiye gutsinda reka manze nkwakire akaba ari wowe wisabiraga ndakuzi yo ku mutsama w'iwacu gashaka iyo ntumbi ko umusore ntarasoma ariko ntago nasoma ntayibonye Nza ni uwo muhungu wanjye nza ni uwo musore wanjye rero wanjye nawe uraho rwose ntago nasoma ntayibonye rwose muzane neza rwose akira wumfashije ntabwo najya gusoma ntamubonye nk'uko twari twabivuganye rwose mwamwongereye amashyi ko nsanganira nk'uko rero bimeze ndumva umusore wamubonye natwe waduha umukobwa wacu ndamushimye pe kuko namushimye mbere nta kibazo abahetsi banjye batambuka batambuka hanyuma bakaduha umugeni wacu nagushyingira ku mugaragaro murakata gutya reka akira agatebe rero mugubwe neza itare mugubwe neza rwose aho urugi rwacyo hano amazi munaganira ariko sheri munano tubizi munano muveyo abaje muhetse bakayira ariko twitaho niba hari haruguru bakira babahetsi bagatambuka bagasoma kuri iyi ntango Uzaza birebera u Rwanda abana mwese mufashe ndirimbe ndirimbe u Rwanda rwacu rw'abanyarwanda ndirimbe u Rwanda rwacu rw'abanyarwanda u Rwanda rwacu rwahindutse rwiza uzarebe birebera u Rwanda ugera igasura we uzarebe uzaze birebera u Rwanda sura ni heza we uzarebe uzaze birebera u Rwanda uzajyama we uzarebe uzaze
sibyo kuko ndabasabye ngo muduhe amashyi indirimbo murazizi turimo gutera ntabwo ari udusa tundi dufatanye kugira ngo dushyushye uyu munsi mukuru wacu w'umuganura yego njyewe uri hano se munzi Janet cyangwa Janet yego mumfashe rero mu mpamazi hanyuma dushyireho morali batubwiye itariki turitegura dutangiye iwacu akagari kagasura tuje kubakinira batubwiye itariki turitegura dutangiye imikino batubwiye itariki turitegura dutangiye imikino itariki ya none rimwe na musini ane gasura itorero ry'iwacu akagari kagasura twaje kubakinira
wahe amashyi igikombe ko nawe hageze Inyenyeri
baturutse mu gikombe twambaye amayogi tugeze ku kagari tuje kuganura abashyitsi bahire turabakire abafite umugambi mwiriweho mwese turaho neza mwiriweho mwese turaho uyu munsi wa none mwiriweho mwese turaho neza mwiriweho mwese turaho umunsi w'umuganura akasaho gatekerejeho n'agakoryo kawe uko waserutse tu niko tubaho tu umuco wa kinyarwanda niko tubaho kudakoma urusyo n'ingasire urihangana uyu munsi hari ukuntu byagenze bituma ya mikoro ntayibona yego muramfasha rero umunsi muramfasha kugira ngo n'ejo tuzongere umuganura nta gukorwa ubaho umunsi mumize kugira umugisha dufite abashyitsi batandukanye dufitemo njyanama dufite n'abafatanyabikorwa korora twarabyaye abana barize ni byinshi kandi byiza mugize gute muteganyirize twarashyingiwe murumva atari ibintu biryoshye ubwo rero
nk'uko rero twasezeranye naho nibyo twasezeranye by'ubuhe n'imihuro ubushize rero ko mperuka iwawe ariya nibakumera amata kuko twasezeranye rero uyu munsi naje ntabwo nari kugutenguha nibyo rwose ubundi gasaba mutoshye nta kibazo rero iwacu gasaba ku ntebe y'abasize aho dusiga bagasigara basiganuza batabizi bakajijirwa turaho turagumye mugeni rero namuhetse namuzanye sinzi nimba iwanyu ababyeyi bakuru barehera ngo bandebere yuko ubwo muheruka iwanjye ariwe mwansaba mundebere yuko uriya ari wa mugeni wacu Ebe neza. nanjye ndabibonye umugeni ni uyu uwo nguwo mumuhe amashyi mumuhe amashyi hagati aho rero utamfunikira amazi ndashaka ya ntumbi ko gusore ngo unyereke ko nimba ariyo ngiye gutsinda reka manze nkwakire asaba ari wowe wisabiraga ndakuzi yo ku mutsama w'iwacu gashaka yo ko musore ntarasoma ariko ntago nasoma ntayibonye nza ni uwo muhungu wanjye nza ni uwo musore wanjye rero wanjye nawe uraho rwose ntago nasoma ntayibonye rwose muzane neza rwose akira wumfashije nyine ntabwo najya gusoma ntamubonye nk'uko twari twabivuganye rwose mwamwereye amashyi ko nsanganira nk'uko rero bimeze ndumva umusore wamubonye natwe waduha umukobwa wacu nibyo ni ukuri rwose nta kibazo abahetsi banjye batambuka hanyuma bakaduha umugeni wabo nagushyingira ku mugaragaro murakata gutya reka akira agatebe rero mugubwe neza itare mugubwe neza rwose aho urugi rwacyo hano ma munaganira ariko munano tubizi munano muveyo abaje muhetse bakayira ariko twita niba hararuguru bagira babahetsi bagatambuka bagasoma kuri iyi ntango nyakubahwa se ibyatsi rero gumana amahoro yego kubanza nzagusura uzansure rwose nta kibazo uzansure kandi mugize neza
musome mucurure iyo ntango n'iy'amaboko musome rwose rwose uwo ni umuco utari ico ni umuco rwose umuco nyarwanda gushyingirwa mu muco nyarwanda turabusoje kandi ibirori byacu turumva bigenze neza nashimira rero ba nyakubahwa batwakiriye muri gahunda ubundi tugakomeza n'ibindi musomeze kera abana twabahaga amata n'umutsima w'amasaka n'umwumbati n'ibishyimbo umwana agakomera aho rero urye ugubwe neza abandi bana se ngaho nimumfashe mugenda mwigira inyuma rero muhagaze imbere y'abandi begera inyuma basohora umugeni tubireba twese mutiza amaso n'inyuma mubireke murebe umugeni wabo abasaza nabo bazi nka muri nka batatu muri abo batatu iyo foto igaragara neza
ntabwo ndebe ibyo kubeshya gusa. amazi bawundi w'amazi kera barakarabaga bakarabye abaye utamire se utamire karabya n'uyu mama ni umushyitsi yishaze hamwe pfu icyumbati ni cyo icyumbati ni cyo wajima
Bana bakanyamunzi. Bayifate. Bayifata mwese. Tubareke tugenda hano. Utinigenge ugiye guhera mama w'abana. Muryoherwe muryoherwe. Yego yego. Muganura mwiza. Ubu rero reka umuco nyarwanda kuva kera wahozeho n'abakecuru twicare dusangire n'abuzukuru Niwakarabye yiranje. na hano hirya hose muzane Umugeni ntabwo Kera byabagaho. ni inkogote. Inkogote. Abonye ngiye kumfasha. Kimwe cya kera ko. N'umwumbati. Chakufotora mfasha rukacarara. Shaka wamakama kufotora. Kuri WhatsApp. Ongera Tamira, ongera Tamira. Tamira. Ibiki? Amugezoshi. Renata akira abana beti imyumbati Close our arms and eyes. Close our arms and eyes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. okay. Indyo yuzuye igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Murabizi? Yego. Ni ibihe? Ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara. Vuge cyane. Indyo yuzuye igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Murabizi? Yego. Ni ibihe? Ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda
morning, ladies. Good morning, ladies and gentlemen. This is a new talent in our school. We are the Green of School, the school of happiness, the school of joy, the hope of better future. The answer is a new talent. Oh, welcome to our school. So good to see you. Our school is. Our school is New Talent in Nursery School in Rayo Village, Gasura State, Induba Sector, Gasabo District, Kigali City Province. Our country is Rwanda. Our president is Paul Kagame. Okay, the sun is there. The sun is there, up in the sky. I wake up in the morning. I wash my face. I brush my teeth. I take a cup of tea. I put on my uniform. I carry my bag. I say bye-bye to mommy. I say bye-bye to daddy. I then head to school. L'estazione Rovero. L'estazione Rovero. Rovero andepine e depeta. Rovero n'a pas de moteur et depeta. Jopeta, jopeta. Jopeta, jopeta. Jopeta, jopeta. Jopeta, jopeta. Jopeta, jopeta. Okay, stop, stop. Do you know alphabet? Yes! Do you know alphabet? Yes! Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Domestic animals. Domestic animals. A cow, a cat, a hen, a pig, a goat, a sheep. Our school is. Our school is New Talent in Nursery School in Wairo Village, Gasura State, Induba Sector, Gasa Province. Our country is Rwanda. Our president is Paul Kagame. C'est comme ça. C'est comme ça, mon ami. Courage. Excellent, excellent pour moi. We are finished. We are finished. We are finished. Mwarebye kwigisha neza icyo bibyara. Ubu si uyu mwana mwajyana ukananirwa aho mugeze ukananirwa gusaba ibiryo ugira ngo uyu nguyu wajya muri resitora muri kumwe akakuvuganira akavuga ziriya ndimi mwumvishe ubundi ibiryo ukabitahana. Wajya kubigura da ariko hari igihe wagerayo wasanga hari abatavuga ziriya ndimi bikakuyobera. Ariko bariya baduro ntera umugongo wowe ntera umugongo. tugeze ko kumva impanuro z'umushyitsi mukuru tumuhaye ikaze. reka mbanze babwire amazina yanjye bahagaze hano hari icyo bitwaye Go in your place. Go in your place. amazina ni uziyo turanezerewe umukozi ushinzwe ubworozi mu murenge wa Nduba. ndakeka abantu benshi twaragiye duhura turi muri gahunda z'ubworozi. ubu noneho ntago naje muri gahunda z'ubworozi, naje mpagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba
ku bw'akazi kenshi yakabaye yaje ariko byabaye ngombwa ko anyohereza ngo nze twizihize uyu munsi w'umuganura. Ku bijyanye n'umunsi w'umuganura ni bimwe biranga umuco nyarwanda, aho bazanaga ku byo bejeje bakabiganura. Uwo muco rero ntago twawuzimya kandi ntibikabeho ko twazimya umuco wo kuganura ku byo twejeje. Ni muri urwo rwego rero nshimira cyane ubuyobozi bw'akagari ka Gasura, ibintu byari biryoshye neza cyane. Ndabeshyara mureke duse nk'abaganira ntabwo mbatinze, nijya mbabaza mujye munsubiza. Ibintu ntibyari biryoshye? Byari biryoshye. Hari abariye ibijumba, hari abariye imyumbati, hari n'abariye igitoki. Ndakeka twaryohewe ku buryo bamwe banifuza ko byajya biba buri munsi, tujye tubikora buri munsi. Hanyuma nari nkishimira ubuyobozi bw'akagari, bateguye neza bivuye ku rwego rw'umudugudu. Abayobozi b'umudugudu mwakoze cyane kutwereka bimwe mu byarangaga umuco nyarwanda. Bamwe mu bana cyangwa se urubyiruko rw'ubu rwo kuriya kuntu umugeni yazaga bamuhetse, nkeka ko abenshi batari babizi nk'abana bakiri bato. Ni byiza rero kugaragaza umuco nyarwanda n'abatari babizi bakabibona. Hari n'abantu babiherukaga kera, mwongeye mwiyibutsa mu mateka yacu. Reka mumfashe mu mpera amashyi. Ni umuyobozi w'umudugudu wa Gacyamo, mu mumpera amashyi kabisa, bateguye neza. N'ubutaha n'indi midugudu tuzagira udushya tugenda tugaragaza, cyane cyane twibanda ku muco nyarwanda, kuko umuco nyarwanda ni ibintu byiza cyane, uba ukubiyemo ibintu byinshi kandi ibintu byinshi byiza cyane. Ntagiye kure rero y'icyaduteranirije hano kuri uyu munsi, ku munsi w'umuganura. N'ubundi mu biranga abanyarwanda harimo urukundo, harimo kugabirana, harimo ibintu byinshi cyane. Rero nk'ubu tuba twahuye gutya, biba byiza cyane tumenye n'abandi batishoboye, tukaganura ariko tunashaka uburyo twabaremera, kuko nk'ubu turabizi hari abatabashije kugera hano ku bw'impamvu zitandukanye. Abo nabo byaba byiza tubashije kubasura bitewe n'uburwayi cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye ariko zumvikana. Ndashishikariza rero urubyiruko n'abantu bakiri bato rwose kwitabira ibikorwa nk'ibi, cyane cyane biranga umuco, kuko urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu. Abakiri bato murabizi ko ari twe Rwanda rw'ejo. Ku bw'iyo mpamvu rero urubyiruko, ababyeyi dufite abana, biba byiza niba twaje mu gikorwa nk'iki kubazana bakareba bimwe mu biranga umuco nyarwanda. Nshimire cyane ababyeyi bazanye abana, mbasabiye amashyi, ariko abatabazanye se ntibababara? Ntibababara. Reka duhe amashyi ababyeyi bazanye abana n'urubyiruko rwitabiriye gahunda. Tugiye muri gahunda yo gushimira, twashimira cyane, ariko bumwe mu butumwa bampaye ni uko tugomba kurangwa n'urukundo nk'abanyarwanda, tukarangwa n'umuco w'urukundo, tukitabira gahunda za leta, kandi n'umuco nyarwanda tukanawukoresha mu rugo.
ntitukajye mu rugo ngo duteke ifiriti n'umuceri n'ibindi ngo twibagirwe kuba twateka umutsima w'amasaka. Se mwumvise utaryoshye? Uraryoshye cyane. Umuco nyarwanda tuwukoresha ahantu hose, haba mu rugo, cyane cyane turangwa n'urukundo. Mfashe Ozeri mbe mufashije aze mu muhereze. Bakore ku giseke twese. Hereza umuturage. We mutumwereze rimwe. Use nabo namabi nyuma bagaragara. Kigufi. ni umunsi ngarukamwaka w'umuganura aho urugendo online tv n'ibigwi tv twerekeje mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba. Aha niho duherereye twaje kwifatanya n'abaturage baho mu kwizihiza uyu munsi w'umuganura. Hari byinshi bagezeho, hari ibyo bari kwishimira mu nzego zose cyangwa se mu byiciro byose bigiye bitandukanye bagezeho nk'abaturage. Uyu ni umuyobozi w'umurenge ushinzwe ubworozi mu murenge wa Nduba. Ikaze ku Bigwi TV n'urugendo online TV. Murakoze cyane. Amazina ni? Amazina ni Uziya Turanezerewe, umukozi ushinzwe ubworozi mu murenge wa Nduba. Yego. Mwari muri kumwe n'abaturage hano, mwifatanyije n'abaturage mu kwizihiza uyu munsi w'umuganura. Hari nabonye bafite ibyishimo byinshi cyane. Murishimira ibiki? Abaturage bishimira ibiki bagezeho? Okay. Mu murenge wa Nduba ni umwe mu murenge ubarizwa mu karere ka Gasabo. Ni umurenge ufite ibikorwa bigiye bitandukanye. Turahinga, dufite abahinzi ba kinyamwuga, turahinga, twarejeje, turimo twishimira umusaruro twarejeje muri gahunda y'umuganura. Niyo mpamvu twari twishimye cyane, ubonaga twarangwaga n'ibyishimo kuri uyu munsi. Muri gahunda leta yacu cyangwa se ubuyobozi bwacu bwiza bwimirije imbere cyangwa se wavuga ngo muri gahunda ziri imbere ku isonga harimo impamvu nabonye mwagaburiye abana. Gahunda yo kurwanya imirire mibi mu bana ni gahunda n'ubundi ubuyobozi bwacu busanzwe bufite umunsi ku munsi. Hano ngira ngo ibijyanye n'igwingira cyangwa se burwanye imirire mu bana bakiri batoyo ihagaze ite? Kuri ubu ntago nahita nk'uko icyegeranyo uko bihagaze, ariko mu bigaragara nk'uko mwabibonaga hari indyo zose, ibiranga indyo yuzuye byose twari tubifite, tutibagiwe kandi n'ibikomoka ku matungo. Mwabonye ko hari amata, abana banyweye amata, no mu busanzwe barayanywa bakarya n'ibikomoka ku matungo. Ubu tumeze neza nta kibazo. Uvuga ngo n'ubundi urugendo ruba rukomeje umunsi ku munsi. Hari izihe ngamba mufite kugira ngo dukomeze mu ntambwe imwe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu buba bwaduhaye icyerekezo cyiza? Mu ngamba ni ugukomeza gushishikariza ababyeyi kugaburira abana indyo yuzuye, batibagiwe kandi n'ibikomoka ku matungo. Iyo ni zimwe mu ngamba dufite mu rwego rwo kurwanya igwingira mu bana. Iyo witegereje hano abantu bakuru, abakecuru, babonaga bafite akamwenyu ku maso cyangwa se ibyishimo. Biva kuki? Ni ukweza cyane? Ni ukweza, twarejeje, twishimiye ibyagezweho. Niyo mpamvu babonaga abantu bishimye cyane rwose, kandi babonaga ko ibintu biryoshye bisa neza. Urakoze cyane. Murakoze. Ibyo bimeze bite?
buretse tujye kuganira n'ubundi n'umwe mu baturage batuye hano mu murenge wa Nduba, ni umusaza ukuze, ibyo ari byo byose afite n'amateka menshi azi ku bintu bijyanye n'umuganura. Muraho neza muzee? Muraho. Ngize amahirwe ngiye kuganira n'umuntu mukuru. Ugereranyije umuganura wa kera hari byinshi wabonye imiganura myinshi cyane, ukayigereranya n'ubu ngubu uyu munsi turi hano, wabihuza ute? Uko nabihuza, uko kera twaganuraga, ndabona hari abantu tugifite umuco wa kera wacu. Umutsima w'uburo twawubonye, umutsima w'amasaka twawubonye, imyumbati n'ibishyimbo nk'uko byamamaza muri mikoro. Twejeje ibishyimbo, dusaruye ibitoki, urutoki n'amasaka, ibyo byose twabyerekanye hano. Twishimye, turanezerewe mu gihugu cyose. Inka zirakamwa, amata avuna imitozo. Kagame turi mu ruhango yahaye inka Karama na rumutahira wazo. Kagira inkuru rero, wari umutahira wazo? Ndi umutahira w'ishozamihigo. Kuvuga amazina y'inka mu gusaba no mu gukwa. Reka twumveho gatoya cyane, kora mu nganzo. Ninikije gitare gitebeje umukondo, inka ya Rugira ndayihamagaye kandi iranyitabye iraje. Bambariye bambeshya ngo burye gitunze abatindi, nkibonye nakimenye. Naje gusanga batunzwe n'isogo n'inyabutongo zo mu rutoke. Abakobwa b'iwacu babyukira ku muhondo, tambukira bagize abaririmba barakura hanze ndakuragira ku murindi w'indera. Bayicutse bayita inkika, bayizikubije inkuba, izindi nkuba zikayegamira. Rwiyamiririmba izi n'imbumburabizi, Rutarimbana ibinyoma inyambo zagiye mu birori. Yacuze umwungeri wo mu Rwoga avugije urwamo muri more. Rwemishoye kumucura inkumbi, bakoma urwamo abanyaburiza barazishoza abanyabuhiye. Guma harimo iye harya muzee? Harimo iyo bita? Harimo ishongore, hakabamo indatirwa abahizi, hakabamo urwirungu rw'imbavu ndende rwumvaga ntashye rukavumera. Gira gutya muzee wawe. Radio nkunda cyane, numviraho amakuru mu gihugu hose. Akaradiyo kawe gahora ku musego? Kahora ku musego. None se muzee Karame, urakoze cyane. Wenda kubo utubwiye ati reka nje no mu muco mbabwire ku bijyanye n'amazina y'inka. Turi ku muganura uyu munsi. Iyo turi kuvuga umuganura ubu ngubu, umurenge wanyu n'ubwo uri hirya ariko uri mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi cyane cyane hari igihe usanga turi kuvuga ngo turareba mu buzima bwiza ibyagezweho, turareba mu iterambere ibyagezweho nk'abaturage hano muri rusange. Nk'umuntu w'umuturage utuye hano, ubona tugiye hirya yo kuvuga ngo mwazanye amasaka, mwazanye ibiki, hari gahunda za leta zindi leta yacu iba isize imbere cyane kugira ngo zifashe umuturage. Ubona zarabagezeho cyangwa se zagezweho hano 100%, cyangwa se ku buryo wavuga ati turabyishimiye? Bose ni 90%. Mwatanze mituweli? Mituweli ni ku gihe. Bose uko tureba hano twese mituweli ni ku gihe. Ubu ntawe utaratanga mituweli. Ikindi twubahiriza amategeko n'amahame ya guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibikorwa remezo byabagezeho? Ibikorwa remezo byatugezeho. Tuvoma hafi ku gihe. Amazi tuyafite mu midugudu. Amazi tuyafite mu midugudu hafi yacu. Ntawe ujya kuvoma mu kabande. Tuvoma mu midugudu iwacu. Iterambere, amashanyarazi turayafite. Nta kintu tubuze mu murenge wacu wa Nduba. Abana bacu bariga. Naha hari nk'ikigo cy'abana. Iki kigo harya bakita? Byanditseho hari. Byanditseho hari. Bakita New Talent Nursery School Gasura Nduba Gasabo. Ndiyo. Iki kigo ni naho byabereye muri iki kigo? Niho byabereye. Umuyobozi w'iki kigo ninde? Yitwa Nzayisenga. Muzane nawe tuganira, urabona ko yafashije ibyo ari byo byose ubuyobozi bwiza. Urakoze rero, ndabashimiye. Muzee urakoze cyane, reka tugushimire. Ukomeze ugume mu mihigo. Imihigo turayikomeje. Imihigo irakomeje. Imihigo irakomeje. Ntago niturageza ku 100%. Ariko turi mu rugendo. Oya, turacyari mu rugendo. Yego. Kugeza ubwo isasa kuburire turyama kuri mato.
ntawe ukirara muri nyakatsi. Ibi byose byagejejweho na guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda n'abaturage dufatanyije. Yego, murakoze cyane ndabashimira. nanjye hari icyo nsaba. umudugudu wacu, umuyobozi wacu w'umudugudu adutwara neza, atwigisha isuku, atwigisha kujyana abana ku ishuri. Uwoga kangahe ku munsi? Data we, byagezweho mwishimira hariho n'isuku. Hariho isuku. Ubu ndi ku myaka rwose. Bana nose nawe uri kumbona arandyohesha, nta kibazo dufite. Yego. Umva, noneho rero turi kureba ibijyanye na ibijyanye n'ibyagezweho cyane cyane tukareba ku mugore. Isuku yo ku mubiri irahari. Isuku irahari mu rugo, mu buriri turasasa, amashuka yacu amavunja wapi. Ntago mukiryama ku bishangara n'ibishangara byaragiye matera. Dodoma. Ni kuvurure. Hari ukuntu bavugaga ngo abantu usanga nk'umugore yavuye mu murima n'uburimiro n'iki mu buriri. Ibyo byaganye n'igihe cyabyo, ubu ngubu dusigaye tuvuye tukoga, bamara koga ukabona kujya gufata icyo gushyira ku munwa, ukabona ukuntu umwana icyo kurya woze wake ukuntu uza ahantu hose ntacyo dufite. Yego, ku muganura turi kwishimira ibyagezweho. Nk'umugore nk'abagore naho ubona ari iki kintu, nihe ntambwe mwateye? Intambwe cyane twatewe mwari muri dusasirane. Buri mudamu wese afite agatenge gafuze yagiye akura muri dusasirane, bari mu matsinda. Umva nta kibazo rwose dufite, nta bukene, nta nicyo tugisaba abagabo. Isabune turigurira, amavuta twikoramo, umva umunyu muracuruza tukanahinga tukaneza. Twegusha rwose. Umudamu unashobora gukora iki kugira ngo wenda ubuzima bwe bukomeze, ntasabirize umugabo cyane? Bahuza imbaraga. Ufite amafaranga uragenda ukarangura utunyanya, ukarangura intoryi, ukarangura nk'iyo mineke ugacuruza paka igihe utazongera kurindira ko wa mugabo kazaza kugira ngo agira ate aguhe umunyu, ukabyikuramo utirindira umugabo. Yego, murakoze cyane. Turacyari mu murenge wa Nduba, turimo tuganira n'abaturage ku munsi w'umuganura, barishimira byinshi bibagezweho. Hano hari umujene ngira ngo bamukomojeho, turi kuganira n'ababyeyi hano hanze, baravuga ati hano dufite ishuri ryiza cyane abana bacu bigiramo kandi rikabafata neza cyane. Ngira ngo iri shuri mwabashe kubona hari abana barimo muri uyu munsi bavuze icyongereza cyiza cyane. Ngira ngo uyu niwe nyirishuri, niwe tugiye kuganira. Ikaze ku Rugendo Online TV ndetse n'Ibigwi TV. Amazina ninde? Amazina yanjye ni Veniste Nzayisenga. Ndagira ngo mbanze ngushimire cyane kuko iki ni igikorwa cyiza, kuko turi kwishimira ibyagezweho, turi mu muganura, hari byinshi twagezeho nk'umujene. Ibyo ari byo byose iki ni igitekerezo cyiza wagize. Twaganiriye n'abaturage batubwiye ko New Talent Nursery School ari ishuri ry'incuke, ari igitekerezo wazanye kugira ngo byibuza ufashe abana b'ahantu utuye. Iri shuri ryawe wenda ntabwo twabashe kurisobanukirwa, tumenye uburyo rikora, tumenye ibyiciro by'amashuri ufite. Ngira ngo nibyo wenda ushaka kudusobanuriraho n'abadukurikiye. Murakoze cyane. Kuba tugagira ikiganiro nk'iki ni iby'agaciro. Ahantu ni mu kagari ka Gasura, umurenge ni Nduba, akarere ni Gasabo. Iri shuri ni ritoya, rimaze umwaka umwe, urabona ni rishyashya, bisa nk'ari bishyinaha. Ubwo bivuze ngo byatangiye kuri 26 z'ukwa 9 2022. Tumaze umwaka umwe, twatangiriye ku cyiciro cya materineri ya mbere na materineri ya kabiri. Ubu uyu mwaka 2022-2023 turajya mu cyiciro cya materineri ya gatatu, uko Imana izadushoboza dukomerezaho na primaire. Ufite abana bangahe? Twatangiriye ku bana 40, ariko umwaka warangiye dufite 34 kubw'impamvu zitandukanye. Yego. Ubu no mwaka byo byose ndabona ko ufite ahantu hagari, uritegura ko kwakira n'abandi banyeshuri benshi. Ubu turifite gahunda, tugomba gufata materineri ya gatatu. Kuko urumva twatangiye ku ya mbere n'iya kabiri, ya kabiri izajya mu ya gatatu,
iya mbere ijye mu ya kabiri, ubwo tugiye kwakira abashyashya. mugiye kwakira abashyashya. Igitekerezo kugira ngo utangize iri shuri hano nkeka ko ariho hantu niho wavukiye? Niho navukiye. Kubera iki wari uri kubona ko hari izihe mbogamizi ku burezi? Urakoze cyane, ikibazo cyiza kinanshimisha. Niyo nganire n'abantu mu buzima busanzwe pe, ako kantu mbajije cyangwa se ikintu mbajije kiranshimishije. Njyewe navukiye n'aha, mfite amashuri 6 yisumbuye, nageze kaminuza sinarangiza, hari Atumba College muri Rulindo, ariko nje n'aha bitewe muri Covid nibwo nahageze. Nsanga abana bazadusimbura n'ikibazo. Ukabona umwana ariga ageze mu wa 6 ariko wanamusuhuza akiruka, mbona ni ikibazo. Kugira ngo by'uruzaho n'umuntu abashe kukuvugisha birasaba kuba afite ikinyabupfura. Ni muri urwo rwego rero nari mfite n'ubundi umushinga wo kuhakorera ubugeni bw'abantu bakuru ku myuga as activity, mpita mbihindura mpera mu bana batoya. Yego. Intego zawe ibyo ari byo byose mu mwaka umaze uri kubona ibyo ari byose intego wiyemeje zizagerwaho? Urakoze, zizagerwaho. Zizagerwaho kuko abaturage ubwo babyivugiye ko byabatunguye kandi babyishimiye. Tuzagendana gake gake no gutangira, ariko icyizere kirari cyuko tuzajyana neza kandi barabikunze. Hari izihe ngamba rero urumva ni ikibazo wabonye? Hari izihe ngamba zo kwagura ibikorwa byawe kugira ngo bigere ku bantu benshi cyane? Urabona iri shuri riri ahantu heza kandi ibyo ari byose hano nabonye hashobora kuba hari abaturage benshi cyane. Murakoze. Ingamba zo ni uguharanira iterambere ndetse no kwagura igihugu. Ubwo harimo kwagura ubutaka. Kuko buri gihugu ni ukuba umuntu afite ahakorera. Ndakeka ko harenda ubu dufite nka primaire kugeza ku ya 3, ariko ubwo urumva tugomba gushiramo izindi imbaraga twegereye ubuyobozi dufite mu gihugu cyacu. Dushima cyane nk'urubyiruko, buri rubyiruko rufite amahirwe muri iki gihe. Dufite imvugiro yo kuvuga ngo nageze kuri iki, ndashaka ko mumfasha tukagera kuri iki. Ndumva rero twegera. Urateganya no kuzagira na primaire ugakomeza? Cyane. Kuba hari space yo kugeza byira mu wa 4, ariko iyo kugeza mu wa 5 mu wa 6 gukomezayo niyo yabiri ikibazo. Yego. Ndakeka ko wenda wabashe kwegera n'inzego z'ubuyobozi. Urashima iki ubuyobozi mu byo bamaze kugufasha? Urakoze cyane. Wenda nk'ubu twahujwe n'umunsi mukuru w'igihugu umuganura, wabonye ko byabereyemo hano. Iyo niyo nkunga ya mbere. Kuba bahamagaye utugari twose tuze turebe ibyiza umudugudu runaka mu kagari wagezweho. Iyo niyo ntambwe ubuyobozi bwa mbere bwanteje. Byibura mu bantu 50 cyangwa barenga baraha, umwe atahanye muri umudugudu azi ko hano hari ishuri, habayeho ngombwa yuko avuga kuri iryo shuri koko hari uko arizi kandi byiza. Iyo ni inkunga ya mbere. Ndetse no mu gukomeza baramfashije cyane mu gutangira buri gihembwe mu gutanga indangamanota babaga bahari babwira abaturage, kugeza mu rwego rw'umurenge nibo bangejejeyo. N'abayobozi pe. Wow, ni byiza cyane, ngira ngo natwe turashyiraho nk'akacu, kuko iyo tubonye umujene nk'uyu ibyo ari byose afite igikorwa nk'iki nibyo kwishimira cyane. Ni nibyo ubwo natwe ushobora gutanga adresse zawe kugira ngo abaturage, abantu bazari ikiganiro, abaturiye hano, ibyo byose dufite abakunzi muri ibi bice benshi abadukurikira bari ibiganiro byacu, bashobora kuvuga ati wow, burya cya kigo ko twumvishe ngo Induba hari ikigo cy'inshuke kimeze neza giherereye. Ushobora gutanga adresse zawe abakenera kuzaza kwandikisha abana batangira mu mwaka utaha bakazabasha kukuvugisha. Murakoze. Adresse za mbere kuko ishuri n'umufatanya n'igihugu. Yego. Ni umudugudu kare mwabyumvishije, ni muri Gasura, umurenge n'Induba, akarere ni aka Gasabo, intara ni umujyi wa Kigali. Yego. Wageze muri Induba ukavuga ahantu bita Gasura, ukabaza ishuri ry'abana rihari ry'icyerekezo rigitangira, hamenyekana. New Talent Nursery School. Reka ngushimire cyane kandi ukomerezaho ibyiza biri imbere. Murakoze cyane.